muraho neza rero bakunzi ba Katikati Media ahanga turi Nyamirambo turi mu Nyakabanda dufite amakuru yuko hari umugabo hano waduhamagaye atubwira ko kwa Damuru Selemani urukina filime hari induru imirwano y'umugore n'umugabo nyine bubo kandi Damuru yabyaranye n'uwo mugore bafitanye umwana w'imyaka 7 ariko Damuru mu minsi ishize hari undi mugore basigaye babana aho aba ubu ngo Damuru rero uwo mugore yaje kumuteza saga yuko kubera ko igihe cy'amashuri kirageze noneho kandi Damuru ntago ari gutanga amafaranga kugira ngo umwana ajye kwiga mu minsi igiye kuza noneho dufite umuntu rero waduhaye amakuru niwe tujye kuba tuganira tumubaze ibyo uko intambara yatangiye cyane ko abana na Damuru mu gipangu aduhereze amakuru yose. Uyu nguyu rero niwe muturage ubana na Damuru mu gipangu niwe waduhaye amakuru agiye tujye kumubaza uko byose byagenze n'ubundi niba Damuru asanzwe azana abandi bakobwa cyangwa se niba hari uwo bari babanaga noneho uko Damuru yazanye undi mugore noneho atubwira uyu ngo niba hari abandi yazanaga mu gihe uwo bari kubana uyu munsi atarahari. Amakuru yawe ni meza. Mubana na Damuru mu gipangu ise bimeze bite witwa nde? Damuru ni umuturanyi wanjye si ngombwa ko mvuga amazina yanjye. Damuru tuhamusanze rwose umugore we yamuteje intambara yateje faya mbese byari bicika. Namwe mushatse mwanyarukira ni hano hafi mukagenda mukirebera. None se Damuru ubusanzwe akunda kuzana indaya cyangwa abakobwa? Ntabwo namushira ko ari indaya cyangwa abakobwa uriya ni umusitari. Gusa agira abagenzi bamugenderera gusa ntabwo mba ndi mu nzu ye ni umuturanyi ariko iba turatubireba n'uwo mugore turamubonye aza guteza intambara babyaranye. Ikizasari nta kibazo rero wahatugeza kugira ngo bataradukubita dore basitari ntawamenya ariko ubwo ari umuturanyi we biraza kumvikana. Gabariya Damu ajyana ababeshyaga se Damu bimeze bite ase Damu uranyumva neza ariko si Damu humura kamera ntayiriho Damu bimeze bite tuza kugira ngo mubwire umuntu wari babwira amakuru y'imanje kwe undi mugore hano muri inzara ndagukubita kandi waretse tukaganira ndozo nyitangaza amakuru ngaha Damu waretse tukaganira Damu waretse tukaganira Damu hari amakuru yagaragaye Damu waretse tukaganira koko n'umugore wawe nese se mufitanye umwana Damu waretse tukaganira nese se mwabyara kumva ngo hano hari habara ngo ntabwo nshaka kujya reka tuganire sitambiza bite ibyo birakure nese Damu simwabyaranye kavuga ariko kwemera ko mufitanye umwana urebe twumvikane kuba narabyaye ntabwo bivuze kuza kumvongera sibyo nta kintu namwimye sibyo nimba byo bushobozi mfite gose ndagereza nkamufasha none araje kundera iwanjye kubera umugore ntumubwira nese uburenganzira bwanjye mani ni uburenganzira bwanjye ko kidafasha uwo mwabyaranye mba twubahane rero uyu mugabo dufitanye umwana w'imyaka 7 nje numvise ngo afite habara hano sirite pre ryo habara nibyo nshaka kubona urashaka surashaka ariko se mufite niyo namufite uburenganzira bwanjye ngwimbaza njye amakuru none se kubera ki udafasha uyu nguyu umugore mwabyaranye nta kintu akwinyoga ariko nagufasha aragufasha Damuru nta na kimwe umva nta n'isukari habe n'isukari nje narisanye sirite pre kuko nari mbabaye batubwiye ko ndagukubita njye niba ushaka no kumfasha banjyane ndagukubita nimba ushaka kongera muri brigade njye banjyane ntangase Damu waretse tukaganira kuko nta birenze nderega ndagushyira umugore ndamukubita mani njye ndagukubita njyewe ikibazo kirakemura icyo twareba Damu niba ari mfite ikibazo cyane nyine bagikemura Damu wayatse kuneza akavuyo kwera ari hano ari ndetse muje kunsaka muje kunsaka se muje kunsaka ntabwo tuje kunsaka ariko tugira ngo dukemure ikibazo nimba nari uburenganzira bwanjye bwo nambabare nta mugore sinshaka nyakavuyo ke kabisa none se umugore simwabyaranye umugore simufitanye umwana w'abana bato n'ubwo bwa mbere umva umuntu ufitanye n'umwana n'umuntu kwera imyaka 7 yose
imyaka 7 se ni byo se bivuze nese damu amashuri agiye gutangira vuba damu waretse damu kubita n'umugore damu urashaka urashaka mwaje mukamfasha abaturage damu ariko se ubundi mwambye waretse tukaganira icyazwa hariya nyine twumvikane ikibazo cyawe damu waretse tukaganira mbese umuntu yatanze mani so natazanye akavuye kweli oya nese kubera icyo umuntu reka turebe damu aba n'abaturanyi bawe waretse tukaganira ngiye mu mwica zana twicara tuganire none se ariko ubundi umukobwa ariko inzu yanjye nimba ari mara amazi nene sibyo bibara barimo ese uri umuryango w'inzu waretse urajya kora kuno rugenda gukata umutwe nge oya damu mutuze murabona ko kwa damuru ni ibibazo hano abaturanyi nabo babijemo damuru yanze kubumva ariko hari ikibazo cy'uko damuru afite umugore wundi hano kandi afite uwo babyaranye tugiye kuba tuganira mwaretse tugakemura ikibazo damu mwaretse tukaganira oya mwaretse tukaganira reka tuganire damu mwaretse tukaganira ariko ko nari damu mureke tuganire damu damu mwaretse tukaganira nabonye iki mani ngewe wabagore se tuganire twumve ikibazo dore uyu ni umuturanyi wanyu kandi natwe ngewe uyu mugore twarabyaranye asida muko turi inshuti ubundi waretse tugakemura ikibazo noneho atari itangazamakuru basi ku kibazo ariko kuneza akavuyo reba abaturage bose bahuriye none se damu ubundi bimeze bite navuga ikibazo afite mwambwira ikibazo ufite ikibazo mfite ni iki uyu mugabo twabyaranye ambwira ko ankunda kandi koko nanjye naramukunze ataye mpe wimvugiramo ngaho nyine vuga wimvugiramo yambwiye ko ni célibataire sinzi ariko dufitanye umwana w'imyaka 7 n'est-ce pas ariko reba ukuntu anyigaramye gusa mfite amakuru yuko yinjiza n'izindi habara hano ese ko uriya ese wabimenye gute ko afitanye narabimenye n'abaturanyi barabimbwiye umva abantu bose ni star ko yazanye undi mugore n'umwe se ntago afite abagore benshi wagira ngo ni shagi ariko ese koko none se damu nata nisi ushaka kuri damuru nje nshaka ushaka iki kuri damuru buretse gato buretse mvuge nshaka ko amenya inshingano ze nk'umuntu w'umugabo sirite plan ese uwo mwana wanjye ukamuzana ngiye nkamureka kujunza nawo reba nk'ukuntu anyweye kwanza wanasinze wowe nkeneye ikintu kimwe nkeneye yuko yishyura umwana wa Minerva nese damuru ubundi nta n'ikintu na kimwe agufasha mu myaka 7 yose umva nta na kimwe gusa ko asidamu wagiye ufasha nari nkeneye ko mu myaka urabona ko uri umugore umeze gutyo utamaye namenye niyo sukari y'umwana namenye sukuru fisi gusa mfite amakuru yuko ari nyirabayasana utuma ntabona isukari utabana ntabona isabune umva umva ntukajya mu ntoki ngenda kubita twumvikana uranyumva neza uyu mugabo ni mugabo gito anyway njye nkeneye nese ushaka kuza muri iyi nzu waheda mu rubwisanzwe nagumana inzu ye ariko amenye inshingano ze nk'umuntu w'umugabo amenye umwana we amenye kirakitu ariko nta kuntu nzi papa nk'imama umwana afite se nta soni andengereza hano habara ntazi we nunzana ibyo mani dore reba nkora uyu mugore no wamushobora ndagukubita ngiye n'ujya akoze umuntu nese barashaka igimana nacishije barashaka amafaranga ngabundi barashaka amafaranga ikibazo cyanjye kirenze ba mudugudu nabande duhamagarire mana umva nkubwire ngewe no mugore ikibazo mushoboye kugikemura duhamagare ribu ariko ribu si yajya gutenda ari hari ikibazo nk'abantu b'abagabo umva nkubwire ukuntu tujya kubikemura we wafasha amafaranga niba ufite amakuru arahari ko wazanye undi mugore ariko sinimba nese mufite je cyambere cyo ntabwo nasezeranye nawe sibyo ariko hari uwo muri kubana muri iyi minsi kandi ngari muri iki cyumba
Mwese nimba ari murajya ngo mbigenze. harimo none se damu akambuza iki nshaka kumukuramo ntago namukuramo none se uramukuramo gute kandi udashaka kuba hano anyway ntago nshaka kuba hano ariko namenye inshingano nk'umuntu w'umupapa nk'umuntu twabyaranye nese tubikemura urumva ushaka wewe ko bwanjye namenye inshingano ze nk'umuntu twabyaranye akomeza iyo agende agumane nayo mahabara yiwe aramushize amakuru wari ufite we ajyanye nje nari mfite amakuru yu murashaka iki kweli yagukoze ndaguze kandi dore bana nitonze ubu sinitonze jewe mahaha je mfite n'intoki zoroshye wanje ariko ziri umuntu yagwe byeri mani urana seri yawe anagahinda nisidamu wafashije ariko reka nkubwira ikintu kimwe sibyo ngewe umuntu ngewe mu amafaranga sibyo buri kwezi nago njya mbona 30 nguha none se bayanza amahano ngewe ngora muri banke se nimba abana bagiye gutangira amashuri bagiye gutangira ejo bundi sibyo yaza tukivuga neza ko ibyo kuvuga ngo ngiye ngo nazanye habara n'uburenganzira bwanjye ko nago tubana nawe kuba twarabigiye nago bivuze ko agomba kuza kuneza akavuyo nago twiye tuvuga ko nzabana nawe tumara imyaka 7 tubyaranye ibyo bivuze ko agomba kuza kuvuga ngo ngiye ngo nazanye umugore si uburenganzira bwanjye se ariko twasezeranye umwana nzamufasha reka amashuri atangire uzamuzanye hano damu ngo muzane ntabwo namu umwana wanjye neza njye nshaka ko amufashe basi turi kumwe siko ntabwo nshaka kurererwa na mukeba sirite ntabwo mbishaka ndabyemeye nzagufasha amana ndabekera amashuri natangira nzamuhitsira amashuri reka nkubwirire ukuntu tugiye kubigenza ndamuru we niba ufite amafaranga urayafite cyangwa se n'ubundi uracyashaka ko ntabwo wayabura nise ko yaduhuruje n'itangazamakuru ngo njye nari mbabaye sibyo ibyo bivuze kuko mugeze hano ibi ni ibintu tubana umva naraboze naranutse umva ibi ni ibintu avuze kuko ababonye ni ukwideburiya bivuze ko dushobora no kugenda agasubira kwa kundi yari ameze ubu imyaka 7 mbanye n'uyu muntu tuziranye ubu ngubu nibwo namwihinduka kwere ese none urabyishe byose kwanda kubunza n'itangazamakuru anga nibere mu rugo niturije ukazana abanyama ubu se wabonaga bari mu kwikira amafaranga nabwo turabizi ubu none nge naranagoye man ibintu byose ni mu itangazamakuru mwabonye rero abantu bagomba kunyanika ahantu honyine gusa kucyumva ko wamamaye neze kwamamara sivuze kunyamika none damu reka dukemura ikibazo uyu ngo niba wemeye gufasha uyu mugore wawe mwabyaranye hari ikibazo ubundi tubikemuye gutya iki ngenda byemera ese damu waretse kuzana abo bakobwa dufite amakuru yuko nguhuruzana abakobwa hano Jeff umusheri umwe nawe ariko abakobwa se baye muri kubana hano se muri iki cyumba nyine ni wowe wenyine arundi se sinagomanye mu itangazamakuru naramubonye none se uyu nguyu ikindi ariko nawe urani we yabibonye niyo mpamvu ubone yazuye umugara yihabara se kucyumva kari habara kurusha iki se nyine wowe dore mbese wabuze iki wabuze iki bamburanye iki none se kugira ngo imyaka tubaranye tutabana bararakubyariye ariko njye narakubyariye ubu si imyaka 7 byose ko daje ngo tubana nagura ngo uri kuguruka umuntu uzi nabona none se urashaka iki kindi ese umwe cyagiye urwara yarakurwaje damu yumva gahe se kwa bagibere mu bagabo reka ese wigeze ugera kwa muganga cyagiye urwara abantu rero ugiye bajya bagije kabisa uyu muntu namba bareka kabisa je twarabyaye ibinda byemera ariko namba abo twabyaye ni benshi nta nubwo ari wenyine sibyo none abaturanyi baje reba nk'ukuntu ubudeje abantu ubu none mwari kubikemura haki ubu none urano ibintu nkoreye ubu ninge nawe ntago nzagukoraho ariko uburetse nanjye nzagwijyana nitonze gusuza mukorera iki damu oya nibanga rye imana imwe ariko mwatse kunyica mu buzima kwe wagiure usiko bagufunga nyine nanjye ndabizi amategeko ndazi ntago nagira ngo by'umwana nzi kuzanza mukurikirana ntago na mwana muzi uburenganzira bwe ariko ngo nagashaka kuntereka ukubona ngomba kuba mu buzima bwanjye sibyo n'umugore avuga ati ubanga wenda nta nubwo nahabaye n'umuntu waje kunsura akabibona cyangwa se ni inshuti yanjye nta muntu batagira inshuti ubu arashaka iki
amakuru ko mubana mfite amakuru y'uko mubana ugira amahabara ntunyurwa n'ukuri ntabwo unyurwa niyo muganira abakubaha nk'umugabo kubera iki nyubaha iki nguwe aranyubaha aranshaka iki nanjye ndamwiyamye Imana ntunyurwa uranshaka iki ariko uranyumva neza wakumvise mwarekeye abo basi two byarangiye ko nabyemeye kumutunga akunumire kugira gufasha umwana akagenda akamama wari ngenga kuneza abaturanyi kwe ikibazo sigikemuye hari ikintu ushaka wemeye uzaza gufata amafaranga n'umugore nk'ayandi mahabara umugore se ashaka ngurongora nje nshaka yuko nkuko umuntu twabyaranye anyway basi nankire mu mago turere n'umwana wacu siko basi umwana abona uburere bw'umupapa n'umumama sibyo nkuko n'andi mahabara aza okay ubuse nzarongora abagore bangahe ni ukuvuga ngo niwe winaniwe ntabwo uzi kwifatira icyemezo dore fata icyumba hari ugenda ukibemo bayobozi ibyo murabyumva gute fata icyumba fata icyumba uzana umwana fata icyumba njyewe uzajya muri iki undabe muri iki njye mfata icyumba nk'umuntu twabyara nushaka ngurongora se kuko umwana warashaka iki umugore mukorera iki yaretse kuneza abantu kwe amafaranga se nemekuyemo hasi uko murashanga none abase ngo nyaguye urashaka ngahe njye ntabwo nshaka kubana na mukero bivuze ngo uyu nguyu ashaka ndamurumva ikibazo ahantu kiri uyu nguyu ashaka ko usohora uriya mukobwa uri mu cyumba noneho akaguma hano n'ubyo ese ubundi waje witeguye ibyo nibyo barakaga ni ukuri kw'Imana ubuze igihe mbere yose ntaramuzana ko utari waraje kuhaba wajya gunshenga ukanshenga ukambwira ko nta n'inshuti ugira anyway umunsi umwe ndaza nsanga arimo ariko ibyo ndabihaze bingeza aha njye ntabwo nshaka kubana na mukeba bivuze ngo rero hagati y'uyu nguyu n'umukobwa uri mu cyumba urahitamo uyu nguyu we yaje nahitemo ndetse uyu nguyu twabyaranye mu myaka 7 yashize simbana nawe akora gahunda zisibyo ubu nimba bumvishe ngo nimba arabonye inkuru ku itangazamakuru akumva ko nazanye umukobwa wenda aje kundwaza akaba yahise azura umugabo soko rwazura rwaye damu ndarwaye da yes nawe arabizi ararwaye pe nanjye ndabizi n'umuntu twabyaranye kuba ntaramurwaje si uko atari umuntu ngira ahubwo yashatse kunyereka yuko hari amahabara ndenzeho sibyo nk'umuntu twabyaranye ndabeshya mwana waretse kuneza abantu ko nk'umuntu twabyaranye ahubwo ashatse kunyereka ko hari icyo kibindenzeho njye ibyo nabimenye nyuma njye nta mafaranga nemeye kuyamo ibyo kurongora ntabwo njye mbirimo urumva ndabona ikibazo mufitanye we na Damuru si ubufasha gusa ushaka pe ahubwo uracyamukunda urumva mwabana nk'umugore n'umugabo ese bimeze bite njye Damuru ndamukunda umuntu mwabyaranye mwamufitanye n'igihango ndamukundana cyane ariko ikintu ambabaza ni uko nzanira ziriya habaraze njye ndacyamukunda mbese ubundi mwigeze kubanaho twarabanyaho ase Damuru niba uyu mugore mwabyaranye umwana w'imfura akaba gukunda ntago ari uw'imfura mani ufite benshi mfite abana 10 ntago ugeze ntago ari wenyine ari uwisezerano uyu nyine twabaye nyine de passage imwe byo kwideburira nyine by'abakoboye nyine tubana nk'amezi angahe nyine tubana mu gipangano nabaga ubwo rero ntago bivuze niba twarakundanye bikaranye twabyarana nta kibazo kindi gihari ntago agomba kunstressa kandi ntago ngiye by'urukundo nabonye afite n'igikapu ariko si nk'igikapu uroki dore ngiki none ni akomerera izina ry'Imana yaje afite n'igikapu wanyemereye icyumba siri temple wamwemereye icyumba none se ubundi ko uvuga ngo nakwemereye icyumba ko waje witwaje ko uzanye umwana hano uwo mwana ariye none ngo tubane nawe okay njye ndaje ndepoze kino gikapu n'umwana ndaje musane reka tworoshye ibi ni ibiki koko mana yawe ubundi ntabwo wabana n'uyu mugore mwana ngenda byanze none mani nimba mbabwiza ukuri sibyo ngiye nimba rukomeze nimba aricyo cyabazanye hano wa mugore ngiye ngiye kugusiga muri inzu ngiye amagara abayobozi umuntu akubwira ko afite ngo abana ngo kubana umuntu yagaraga mani ngende kwa n'umuntu ngiye kwa n'umuntu yagaraga ntago nabana umuntu kubwe by'agato sibyo mwabatoye ngenda nese ndarugura ngenda musigira icyana cye umva nkubwire ngenda agiye Damu reka kugenda ntabwo dukemura ikibazo reka dukemura ikibazo musane ngene ngiye murera
reka ngora ukuntu tugiye si kugikemura umugore ni kati cy'Imana siyakwemerera icyumba hano se ariko se nyemeraga ariko mani ese wisubiyeho damu mba nkubwire damu wisubiyeho nimba ari ukuri mwe murabyemera ko ibintu ngiye byabaho mani ntabwo ushaka kubyemera mureke turebe gutya turebe ukuntu tubikemura mwe muremera ko ndongora ku mbaraga reka dukemure mumbwize ukuri mumbwire muze abaturage muze mubimbwire mwe nimwe mama nani reka twumve ni ibiki kweli mwangije damu waratse kwiteza abantu dore abaturanyi bose n'abana mwese muje muri iki ngengeye kumutora mushugunya hanze ngeze ndaje mukujugunyira ngenda gutera mani aho bigize gukoresha imbaraga none polisi zize none basi nubwo nanzi dore gufite abaturanyi bawe dore abana bahuye waretse ariko se yaretse iki mani murusha ntabwo nanzi gufite n'abandi mani ngere kanje mushugu n'umugore ngiye kumujugunya hanze okay no sawa genda sana mwana genda sana mwana damu reka utamujugunya hanze ahubwo reka tu dore ese ugiye gufunga wowe naza n'umwana nare naza n'umwana mbari gisimana yasohotse mureka agende asa n'umwana ikibazo kimwe damu ariko ubundi wajya umenya kuri public figure urabona gutongana n'umugore none se reka mbabaze ikintu ubu nk'ubu mwe muri abanyamakuru sinigeze mbatumira simba nibereye iwanjye nitunije uriya mugore nimba abantu baramenye ngo ngiye kubera ko abanyamakuru aba bose bagera abaturage baba baje kumenya amakuru yanjye bakabateka tumuteza abanyamakuru mubaze kare wenda muri abapolisi simbizi nisi ubundi buriya bimufashije iki nagaruka ngiye nabeshyaga kuri mugore ngazanye umwana we bana baramu mani uhora uwanjye nta kintu namwimye ubundi mu amafaranga sibyo nise arashaka umurongora ntabwo ushaka umurongora sibyo umuntu ahitamo washatse reka nkubwire damu wajya umenya kuri public figure nyine ukamenya ko uri umusitari mwese kuba umusitari bizaga abakobwa bose baza bavuye ngo tugiye kubana damu ko ari umusitari ese damu hagati aho ufite ikibazo kihe gituma utabana n'uramugore njyewe ariko kandi ko mfite undi se ubwo ndabatunga ari babiri utambekere wenda wa mugore wawe yagiye ubundi umukobwa ari hano mani ni umukobwa wagaragaje undi mu itangazamakuru nyine avuga ko nyine ni umuntu waje kundwaza dukinana amafilime nyine araza kundwaza yemera ko ni inshuti yanjye ndarwaye njyewe buri gihe ejo ndarwaye urumva mfite uburwayi muri koronike urumva ntaje aje kundwaza nyine inshuti yanjye amarani iminsi urumva ariko nyine araza akanyera akagenda umugore wanjye ni inshuti yanjye ntabwo ari umugore wanjye ase ntubyemera we kwiyemera ko ari umugore wawe wese nyine umugore wanjye kubera ko ari sheri nese umuntu yari sheri umuntu ntabwo ari umugore we ariko ntabwo tubana aza nyine akamfasha akagenda urumva kanisa amakuru twari dufite ko ari muri iki cyumba nta urimo ugenda wa nushaka kujya mu genda urebe okay cut damu waretse nkareba hano ariko surebe iki damu niba ari hano reka ndebe damu waretse oya damu waretse oya mane umva mbabwire waretse tukava mane ndakubita abanyamakuru ntari hano ariko sibyo birakureba ese mwe muri abapolisi reka tuganire niba kibanyarwanda niba ari hano mane niba ari icyo abazanye nge turarwanira hano ninzana kamera nge turasere mane icarari nemeye kuvugana namwe ni mwiza kunyinjira mu buzima sibyo kuba ngese birakureba niba ari akina filime kandi nawe akaba muri sinema igihe cyo kugera cyo kuvugana ari kigera azabiyereka mane mbabare mwe kunguriza abantu kabisa ubu ntari kindi mushaka niba ari ngo nimwayibonye ko mbabarire kabisa Shadamu nta kundi za abanyamakuru ninzara ngeze kubita cya kamera nka kimene muzango ngenda mu Shadamu waje ni kamera niyo wakugize umusitari wowe kubona mu stand up nese itangazamakuru kuze mureba ubuzima bw'umuntu mu byumba hano muri saro ujugujugu mugira Shadamu wa amahoro ngatuza none bari bare muri kundira stress bari pushe mugiye kuzayeza muri kwera itangazamakuru nta kundi rero damu ibyo kwa damuru nuko bimeze yashwanaga n'umugore babyaranye umwana we y'imyaka 7 arahari ariko ubu ngubu rero twebwe nta amakuru twari dufite nuko hano harimo umukobwa Damuru yanze ko twinjira ngo tumurebe damu bita kandi wa mugabo noneho sorry ntabwo nongera noneho kugira ngo amakuru yacu rero ariko damu wamba barenga reba uwo mu ariko sura murebe kizanye kumusanga nyine tukaba
uzaze igihe cyabyo atari byo kuza muza intambara nk'ingi uzaze witeguye neza ushaka kumurera nzamugwa muvugane. Yes, abakunzi ba Katikati Media rero hanga twari turi kwa Damuru Selemani umukinnyi wa filime, hari amakuru twari dufite yuko afite umugore mu nzu bamaranye iminsi babana, ariko hakaba hari undi yari afite babyaranye umwana we y'imyaka 7 kandi akaba atamufasha, dore n'igihe cy'amashuri kikaba cyari giye gutangira, kikaba byari amashuri agiye gutangira akaba nta support yigeze abona iva kwa Damuru. Wibuka gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzabane ubutaha. Bye bye, thank you so much.